Imana yabwiye yuko uzatsinda. Hagarara ku musozi usenga Imana, uyitabaze. Dataje kukurengera, dataje kugutabara, dataje kukugirira neza. Ndabizi ko warozwe, ndabizi ko icyangiro gihari, ariko Imana yo mu ijuru, Imana ivuga bikaba, niyifite urufunguzo, ije gufungura ibyo byose, ije gukuramo izo ngese, izanye ibintu bishyashya mu izina rya Yesu. Hari ibintu Imana yamaze gushajisha bene data, ibya kera ntago bikibukwa, ahubwo turi mu bintu bishyashya. Imana ikugirire neza, Imana ikurengere, Imana igutabare, Imana iguha amahoro, Imana iguha inzozi nziza, Imana iguha icyubahiro, Imana iguha umwuka wera, Imana iguhe kumenya abo mugendana, Imana igusobanure. Numara gusobanuka nawe wisobanukirwe, nibyo bintu bizagufasha, nibyo bintu bizaguha amahoro, nibyo bintu bizica ingunzu n'ibyana byazo, kubera yuko inzabibu zacu zirabize. Reka umwuka wera akuyobore, reka umwuka wera akugirire neza. Amahoro y'Imana, gukora kw'Imana, umurava w'Imana, cyubahiro cy'Imana nibibane nawe. Ndagusengeye aho uri hose, akira gukora kw'Imana. Byurimo byose akira gukora kw'Imana. Data wa twese, Imana n'Umwana n'Umwuka wera nibagendane nawe. Ngo hanuriye ubu buhanuzi muri uku kwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa karindwi, kugira ngo Imana y'amahoro ibane nawe, igira ibyo isenya, igira ibyo ikuraho. Reka umwuka wera abane nawe mu izina rya Yesu. Rambura ikiganza dusengana Imana. Ndagushimye Kristo, ndakubashye